ngabona amagufa yumye ngira mubaza ngo se ayo magufa yakongera akabaho Imana ngo ni wowe ubizi ako kanya nanye ndi muri ico kikombe ariko cyuzuye ibyobo birimo abantu bazima baboroga barira ariko nkabona ni ingeri nyinshi ni ingeri z'abakobwa n'abagore ni ingeri z'abasore n'abagabo mbona ni ingeri z'abantu bose ariko mbona bavuze ariko ikintu cyambabaje ni kimwe nagiye kubona mbona muri ico gikombe mbona muri ibyo byobo harimo abamasura narinzi nabonye kabona abantu narinzi barabahanzi barabavuga butumwa barabapasteri mbona ngo bari muri izo nzo ntangazwa no kubabona maho hari ijwi rivuganye nanjye rirambwira ngo dore abo wizeraga abo warebaga abo wari wishimiye abo bose nuko nguko babaye ijwi rirambwira ngo ninkubwire mwana wanje cyangwa ngo mwana wanje umva nkubwire ndo witeka utanegurizwa izuba kubwira buri muntu wese untegeye amatwi uri kunyumva ntago Imana inegurizwa izuru ntabwo ireba ku mafaranga utunze ntireba ku bushobozi runaka ufite ntabwo ireba ku izina runaka ufite mu gihugu cyari cyo cyose ntago ireba ku bwene igihugu utunze ntago ireba oya ntireba ntinegurizwa izuru mafata iminsi 7 yo kubana n'Imana ngo menye neza icyo Imana isobanura kuri iki kintu mu gihe ngo nagiye kurambura ibiganza ngo mfate abantu mse naho mbazamura nagiye kubona mbona ngo ibiganza byabo bimeze nk'ibibembe ngira ngo uburwayi bwitwa kubemba numva nta muntu ushobora kuba utabizi n'utabizi iki umuntu wabembye abafite isura yo mubiri wo barahindutse nka hari umuntu uri kunenda ubona usa nabi cyane mu biganza ngo najya kurambura ikiganza ngize impuhwe zo gufata uwo muntu ngo muzamure kuko nabonaga babaye ngo najya kumufata ibiganza bye nkabona birabembye kandi ngamaso ye nkabona yatukuye nkabona mpamvu navugaga ngo abantu nabonaga bameze nkaho bahindutse amavampaya ijwi ry'Imana rivugana nanjye riransobanura rirambwira ngo erega abantu naremye abantu naremye ubwoko bwanjye burapfapfanye abantu barampindutse navuganye nabo ndabasezeranya ndi Imana ishobora byose mfite ingero nyinshi z'ibyo nakoze nk'Imana ishoboye byose Imana ikamya akagezi yateguye kandi abakwanga bakagutega iminsi urapfa humura ntacyo uzaba ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe ikaze amahoro y'Imana n'abane namwe utameze neza biraza kugenda neza wowe bitoroheye biraza koroha rero shalom mu Rwanda no mu mahanga amahoro y'Imana n'imigisha yayo nibibabeho urwaye uraza kumera neza urakira kandi nawe bitagenze neza Yesu akorohereze Imana ishimwe kandi himbazwe kora subscribe like ndetse na share urabura umuntu mwiza cyane duteye inkunga kuko uri umunyamugisha kandi tukuvanaho umugisha w'Imana imbere zacu dufite umukozi w'Imana muraho neza muraho amahoro y'Imana n'abane nawe namwe muyahorana kandi murakomeye turakomeye ninde witwa nde kugira ngo abantu batakuzi bakumenye ubundi twanzike n'ijambo ry'Imana nitwa Prophète Joseph ariko mwizina wenda ry'umuhamagaro yego nitwa Rutwitse utwika iki ubusanzwe umurimo wanjye no gusenga no kwigisha ijambo ry'Imana no kwirukana imbaraga z'abadayimoni mu byo dutwika rero dutwika imbaraga za karande tubifashishijwemo n'Imana mu buryo bwo gusenga binyuze mu buryo bwo gusenga Imana idukoresheje izo mbaraga zikurwaho cyangwa se tukirukana uburwayi bwari bwo bwose bwaba buturuka ku badayimoni cyangwa ibyorezo runaka byateye mu isi tubifashishijwe n'imbaraga z'Imana amen amen reka dutangiganira dusengera Imana karibu Data wa twese mwiza Imana ishobora byose Imana y'imbaraga Imana y'ubutware turagushimiye ko uri Imana ibanye natwe uyu mwanya kandi wabanye natwe mu minsi yose ishize kugeza uyu munsi wa gatanu Imana ndi kuri iyi channel cyangwa se ndi imbere y'iyi kamera ndagushimiye ko wabanye n'abanyamakuru kabana nanjye
kandi ukantegurira uyu mwanya kugira ngo nzaboneke imbere ya buri muntu wese uzankurikirana ku kiganiro ngiye gukora cyangwa no ku ijambo ry'Imana. Uyu mwanya wa none twaza kuganiraho, Mana ushimwe, kera abantu bakwiringiraga bari mu mahoro, buri muntu wese Mana uri bwumve uyu mwanya, uri bukurikirane uyu mwanya duhagazemo turimo wo kuganira ku by'ijambo ry'Imana, ntiyifuza undi murengezi umubera Imana mu izina rya Yesu. Kandi uko wabanye n'Abisiraheli kuva muri Egiputa bajya i Kanani ukabaha gakondo, aba ariko ubana na buri wese mu bibazo bye, mu buzima bwe ugiraho umukuru ugeze, ufite naho umujyana. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yego, twakwakiriye kandi n'abantu bose bakwakiriye. Yego, ngo ufite ubutumwa butugezeho, tugwaye ikaze. Mbanje kubasuhuza mwese abadukurikiye muri uyu mwanya. Imana ibampera umugisha. Amen. Amazina nayavuze nitwa Joseph ku izina ry'umuhamagaro n'urutwitsi. Impamvu mbonetse aha cyangwa se muri uyu mwanya ni message cyangwa se ni ubutumwa maranye iminsi 7 ariko mpabwa n'umwanya wo kubisengera. Ni ubutumwa maranye iminsi 7, ni iyerekwa ryaje rinsanga ngiye ndyamye, ntabwo nari ndi mu masengesho, nari ndyamye. Nyuma yuko maze kuribona nsa naho ngizemo ubwoba nk'umuntu, biba ngombwa yuko mfata ibihe byo gusenga. Mpereye kuri uwo munsi nagiriyeho iryo yerekwa, ndyamiye mu nzu iwanjye, mfata umwanya wo gusenga mpereye uwo munsi. Hanyuma iyi minsi 7 nkomeza gukurikirana iby'iryo yerekwa nje kubagezaho. Yego, Imana ishimwe rero kuba mwatugendereye kugira ngo tubagezeho iryo yerekwa. yego, Iyerekwa nagize iyerekwa ndyamye, ngo mbona ngo narinda ahantu mu kibaya, cyari ikibaya kinini cyane, ariko kino kibaya nkabona ni ikibaya kirimo induru, nkumva amajwi y'induru. Ndi mu kibaya ariko ngo hakurya yanjye hari imisozi 3 iteganye. Yari imisozi 3 iteganye, 2 yararebanaga ariko undi musozi wari witaruye uri hirya cyane. Noneho ngo ndi mu kibaya ngo nkajya numva amajwi, nkumva amajwi y'abantu ngo baboroga, nkumva amajwi y'abantu bavuza induru, nkumva amajwi y'abantu barira bataka, basa naho batabaza basakuza. Ngo uko numvaga urusaku rw'ayo majwi y'abantu bari kurira baboroga, ngo sa naho ndi gukurikira ngo ndebe abo bantu baboroga abari bo, nanabitegereze mbarebe, kuko numvaga amajwi gusa. Mu mutima wanjye numva mfite motion. Mu buzima bwa muntu, umuntu agira hari ukuntu agira amatsiko. Ngo njyewe mvaho nari mpagaze nkurikira ayo majwi, ndi gukurikira amajwi, numva ngo ayo majwi ari ay'abantu baboroga. Ariko ngiye kubona mbona ngo muri icyo kibaya harimo ibintu bimeze nk'ibyobo, ibyo binini cyane, ariko ibyo bona bifite impavu. Ukuntu abantu bashobora gucukura icyobo ariko akaba ari icyobo bacukuye ku mulayini, ku buryo abantu barimo ariko batabasha kuvamo, ariko barira baboroga. Nibaza noneho ngo nirukanse, ngaho nirukankaga ngenda nkabona ibyobo, ngo nkagenda simbuka ibyobo ariko harimo abantu barira. Ariko mbona ngo ni ibyobo birimo abantu batandukanye, ni ibyobo birimo abagabo, birimo abasore, birimo abakobwa, birimo abantu benshi bagiye batandukanye. Ariko ibyo byobo nkabona ngo abantu bararizwa n'urwo rwobo barimo, bashaka gusa naho ngo bazamuka baruvemo, bava muri urwo rwobo. Noneho ngo mpagaze hagati y'ibyo 2, nkabona ngo amaso y'abantu arimo arandeba, ngo azamura amaboko ngo base naho ngiyewe mbakura mu rwobo, ngo mbazamure, kuko bari babajwe n'ahantu bari bahafitiye ubwoba. Ariko njye ubwanjye ngo ntabwo niyumvagamo imbaraga zo kuba natanga akaboko kanjye ngo nzamura abantu mbakure muri urwo rwobo. Imana ishimwe cyane. Amen.
icyo mvuga kuri iri yerekwa nagize ndigira ijoro rimwe bituma mfata iminsi 7 yo kubana n'Imana ngo menye neza icyo Imana isobanura kuri iki kintu. Mu gihe ngo nagiye kurambura ibiganza ngo mfate abantu mse naho mbazamura, nagiye kubona mbona ngo ibiganza byabo bimeze nk'ibibembe. Ngira ngo uburwayi bwitwa kubemba numva nta muntu ushobora kuba utabizi. N'utabizi umuntu wabembye aba afite isura yo mubiri we barahindutse, anenda ameze nk'aho ari umuntu uri kunenda, ubona usa nabi cyane mu biganza. Ngo najya kurambura ikiganza ngize impuhwe zo gufata uwo muntu ngo muzamure, kuko nabonaga babaye, ngo najya kumufata ibiganza bye nkabona birabembye, kandi amaso ye nkabona yatukuye, nkabona amaso yabo yarabyimbye, nkababona mu yindi sura itandukanye, nkuko ntabwo nabigereranya kuba navuga ngo nabonaga bameze nk'abadayimoni, ariko abadayimoni bari gutaka. Nababonaga nk'abantu, ariko narambura ikiganza najya kubafata nkabona ubuzima bwabo uko nababonaga burahindutse, nkabona bameze nk'amavampaye. Najya kubafata ubwanjye nkongera nkigarura. Ako kanya ijwi ryavuganye nanjye rirambwira ngo mwana wanjye, dore uko isi yabaye, dore uko isi hinduye abantu. Abo wabonaga kari bazima ukabona mwicaranye mu nzu y'Imana, ukabona mwicaranye mu buzima bwa business, mukabona mwicaranye mu modoka mugenda, mukaganira, mugasangira, mukishima, barahindutse. Isura yabo ku buzima bwabo bareba urababona nk'abantu, ariko ibitekerezo byabo n'umutima wabo byarahindutse, babaye nk'ibigwerahwera. Umugani wuriya mu ntunjya numva wimusanze. Impamvu navugaga ngo abantu nabonaga bameze nk'aho bahindutse amavampaya, ijwi ry'Imana rivugana nanjye riransobanurira, rirambwira ngo erega abantu naremye, abantu naremye, ubwoko bwanjye burapfapfanye, abantu barampindutse, navuganye nabo, ndabasezeranya, ndi Imana ishobora byose, mfite ingero nyinshi z'ibyo nakoze nk'Imana ishoboye byose, ariko abantu baranze barampindutse. Ariko amajwi numvaga muri izo nzobo zigiye zitandukanye, ndi muri icyo kibaya, muri icyo gikombe, akomeza asakuza, ariko ngo nkomeza kumva ijwi rivugana nanjye rimbwira ngo have. Abantu barampindutse, abantu barantaye, abantu bagiye bamvuga nabi, natutswe ku bwabo. Imana irababaye, Imana irababaye, Imana irarakaye. Imana ije guhora inzigo, ije guhora inzigo kubo yavuganye nabo, ije guhora inzigo kubo yahaye amasezerano, ariko basubira inyuma barishayisha. Bamwe bajya kuraguza, abandi bajya gucisha, baruga bagenzi babo, imiryango irasenyana, abavandimwe baramaranye, ababyeyi bisha abana babo bazira umutungo, abana babisha ababyeyi babo kugira ngo abantu babeho, kugira ngo bigwizeho ibintu, bigwizeho ayo masambu, bigwizaho amafaranga, bigwizaho ubwo butaka. Abantu bagiye bahinduka abandi, abantu baguriza abandi bagahindukana, abantu bakorana business, babone business itangiye gutera imbere, undi agatekereza uburyo agomba kumukura muri iyo business akayisigarana. Bashinga amakampani bayafunguranye, umwe agasenya mugenzi we akamugurira bakamwica, bakamukubitisha inkuba cyangwa bakamuteza impanuka y'indogano, cyangwa bakamutega bakamushimuta, cyangwa bakamuniga agapfa, bakamuteragura ibyuma, bakamusanga mu nzu bakamwambura ibye. Umuntu amenya umutungo umuntu amaze kugeraho, akamenya amafaranga runaka araranye, akamenya ibyo yakoreye runaka, akamuhiga, akamushyiraho ibiguzi. Imana irarakara, Imana irarakaye. Abantu bahindutse Imana, kandi yaravuganye nabo. Abantu bahindutse Imana, yari yarabasezeranyije. Ngo amajwi akomeza gutaka nyumva mu buryo bw'iyerekwa. Imana irambwira ngo ndarakaye, icyo kibaya nkujyanyemo. Irambwira ngo ni nkuko najyanye Ezekiyeli, nkamujyana mu kibaya cyuzuye amagufwa, aho ni mu bice 37 Ezekiyeli.
iramubwira ngo igenda. Ezekiyeli ngo Imana imujyana muri icyo kibaya, ngageze mu kibaya ngabona amagufa yumye, iramubaza ngo ese ayo magufa yakongera akabaho? Ezekiyeli yashubije Imana ngo ni wowe ubizi. Ako kanya nanjye ndi muri icyo kikombe, ariko cyuzuye ibyobo birimo abantu bazima baboroga barira, ariko nkabona ni ingeri nyinshi, ni ingeri z'abakobwa n'abagore, ni ingeri z'abasore n'abagabo, mbona ni ingeri z'abantu bose, ariko mbona bavuze induru. Ariko ikintu cyambabaje ni kimwe, nagiye kubona mbona muri icyo gikombe, mbona muri ibyo byobo harimo abamasura narinzi nabonye, kabona abantu narinzi, bari abahanzi, bari abavugabutumwa, bari abapasiteri, mbona ngo bari muri izo nzobo, ntangazwa no kubabonamo aho hantu. Ariko ijwi rivuganye nanjye rirambwira ngo dore abo wizeraga, abo warebaga, abo wari wishimiye, abo bose ni uko nguko babaye. Ijwi rirambwira ngo ninkubwire mwana wanjye, cyangwa ngo mwana wanjye mva nkubwire, ndo Uwiteka utanegurizwa izuru. Ndenda kubwira buri muntu wese untegeye amatwi uri kunyumva, ntabwo Imana inegurizwa izuru. Ntabwo ireba ku mafaranga utunze, ntireba ku bushobozi runaka ufite, ntabwo ireba ku mitungo ufite, ntireba ku izina runaka ufite mu gihugu icyo ari cyo cyose, ntabwo ireba ku bwenegihugu utunze, ntabwo ireba, oya ntireba, ntinegurizwa izuru. Mureke tugarukire Uwiteka. Amen. Urakoze cyane, turagushimye. Yesu aguhereze umugisha. Amen. Uwagushaka kubona kwihe nimero? Wabona kuri nimero ya 07 80 yego 27 yego 07 yego 666. Ongera usubire. 07 yego 27 07 666. Yesu aguhereze umugisha. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Ongera usengera abantu dusoza, kandi wakoze kumvira Imana. N'ikindi gihe tuzaguhereza ikaze rwose kugira ngo ugezeho abantu icyo Imana yabibabaye nawe. Murakoze cyane. Ndagira ngo ntango umuburo nsoza, mbwira abantu ngo mureke tugarukire Uwiteka, kuko Imana ishobora byose. Yobu yaravuze ngo ni Imana yica kandi gakiza, ishyira ikuzimu kandi gakurayo. Hari umuhanzi waririmbye aravuga ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Imana niza mu byago byawe ntizaceceka, niza no mu bisubizo byawe ariko ukayihakana nk'Imana, ugashinga ibintu byawe runaka ukishimira ubuzima urimo ariko ukihakana Imana, nabwo ntizaceceka. Izagusuzuguza abantu bose babimenye, mu mubabaro wawe izagushyira hejuru bose babimenye. Ni Imana ishoboye byose. Reka nsenge. Mana, nsengeye buri muntu wese warunkurikiye muri kino kiganiro, wakurikiranye iri yerekwa, ubu buhanuzi. Ndamusengeye ngo izina ryawe rikomeze rigwire mu buzima bwe no mu buzima bwe bw'umuryango, mu izina rya Yesu. Urwaye umukize kuko ushoboye nk'Imana, kandi ubabaye umuhoze, urira umuhoze, ufite agahinda ukamumare kuko uri Imana imara agahinda. Izina ryawe ririhabwa icyubahiro. Shimwa ku buzima bwa buri wese warudukurikiranye, kandi Uwiteka ukomeze ushyirwe hejuru, kandi Uwiteka umaremo abantu agahinda, kandi utanga agakiza kubw'ubuntu bwawe. Niko bose mbasengeye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu aguhereze umugisha. Murakoze cyane, kandi amahoro y'Imana abane nawe. Amen. Mwebwe mudukurikiranye, mwakoze kudukurikirana muri ubu butumwa n'ubuhanuzi. Kora share, like